rizakugumaho. Imana nishimwe cyane. Dusubiremo uyu murongo kugira ngo abantu bashobore kumva. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana nishimwe cyane. Turagira ngo tuganire aya magambo Imana iduhaye muri uyu munsi. Imana idufashe. Ni ijambo rivuga ngo kutava mu nzira cyangwa kuguma mu nzira. Ni ijambo Imana idufashije muri kino gitondo. Imana itugire neza. Dawidi ni umwe mu bagabo b'intwari Bibiliya ivuga, ni umwe mu bagabo n'uyu munsi wa none amateka ye azwi. Ni umwe mu bagabo bemeye kuyoborwa n'Imana. Kino gitabo zino zaburi za Dawidi, iyi zaburi bayanditse hagati y'umwaka w'igihumbi n'umwaka wa 950 mbere ya Yesu. Ni igihe kirekire rero Dawidi yari afite umugambi wo kugumana n'Imana, kandi imbaraga z'Imana zemeraga ko Dawidi zimuyobora, kuko yari amaze kubona ko hari abari baramubanjirije bitwa ba Sawuli n'abandi bami bari baragiyeho, ariko biba ngombwa ko Dawidi ayemera kwandika aya magambo. Ariko Imana imwemereye amagambo ane, iramubwira ngo nzakwigisha. Imana yari izi ko Dawidi atize, yari azi ko Dawidi mu buzima busanzwe yakomeje kuba mu buzima afite ikirarane cyo kwiga. Cya kabiri iramubwira ngo nzakwereka inzira. Yari izi ko abantu benshi inzira nyinshi bagiye bazijyamo bikaba ngombwa ko bazigwamo. Cya gatatu iramubwira ngo nzakugira inama. Yari izi ko abajyanama mu nzira bazahura. Icya kane iramubwira ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ishimwe cyane. Ni amagambo umwanya munini abantu batekereza, bagatekereza rimwe na rimwe ubuzima turimo tugenda, uru rugendo turimo tugenda, iyi nzira turimo tugenda, hari abandi bayigenzemo, abandi bayiciyemo, hari abandi bayiciyemo, kandi byabaye ngombwa ko mu kuyicamo kwabo bamwe bayiguyemo, abandi bayikiriramo. Hari abantu Bibiliya ivuga mu isezerano rya kera bayiguyemo, hari nabo mu isezerano rishya bayiguyemo. Iyo dusomye ba Mukaroti ntabwo baherewe kuyitangira, ariko bayiguyemo. Ba Himenayo na Fileto barayitangiye mu gihe cya Pawulo, bayiguyemo. Ba Ananiya na Safira bagenze iyi nzira, ariko by'ukuri ntibayijyamo, kandi ntibayigwamo, ariko bataragera iyo bajya mu gihe cy'intumwa. Hari abandi bantu bayigiyemo barayoba. Iyo dusomye igitabo cy'Umugenzi, Bibiliya igaragaza ko hari abantu bagiye mu nzira barayoba, kubera ko biyorohereje ibirenge mu Kristo. Yararimo agendagenda ari kumwe na mugenzi we, biba ngombwa yuko ubitabyiringiro, biba ngombwa ko bayoba, bagenda bajya kwa gihana. Imbaraga zose, mu mbaraga zidasanzwe iyi nzira tuyibamo, ariko byarangiza rimwe na rimwe bamwe bakayigwamo. Twatangiranye na benshi, nawe urimo, bamwe mwarayitangiranye abandi bayigwamo, nawe uracyayikomeje. Ariko Bibiliya si uko iteganya ibintu 4 cyangwa 5 twasomye. Imana iravuze ngo, ivuga amagambo meza ku bantu bashaka kuyikurikira. Iramubwira ngo icya mbere nzakwigisha. Dukeneye kugira ngo Imana muri iyi nzira yongere itwigishe. Dusome ibyanditswe byera, twumve imvugo y'Imana, Imana itwigishe. Abantu bageze kure aho batagisoma ibyanditswe byera. Iyi nzira barayivuga ariko ntibayibamo. Abantu benshi barayibwiriza ariko ntabwo bayibamo. Ariko Bibiliya igaragaje ijambo rimwe, iravuga ngo nzakwigisha. Iyo Imana iguhagurukije, byanze bikunze, mu rugendo ibizi bizahaba, mu rugendo mu nzira izi bizakubaho. Nicyo gituma byanze bikunze ibi urimo unyuramo irabizi, kandi icya kabiri irabibona, icya gatatu hari ikiri bubikoreho. Nicyo gituma ukwiye kwemera Imana mukagendana, kugira ngo Imana muri iyi nzira igende ikwigisha. Icya kabiri yavuze ngo izamwereka inzira. Hari abagabo benshi bamenye yuko kandi bari bakomeye, ariko banga kugenda bonyine. Nusoma igitabo cyo Kuva 33 muri 13 kuzamuka, haravuga ngo Mose yigeze yahakanira Imana ko atari bugende muri iyi nzira wenyine. Ibyo byamuteye iki? Byamuteye gusenga, ayibwira ngo nutagendana natwe intambwe imwe ntabwo byakunda ko n'intambwe imwe twayihaguruka. Yari azi ko inzira irimo ingorane, yari azi ko inzira irimo ingorane bagiye gucamo, ariko arayibwira ati gendana natwe, kuko ari we watwemereye ko uzaba Imana yacu. Ni byiza ko tuyoboza Imana inzira, ni byiza ko tumenya Imana muri kino gihe cya none. Ikibazo turimo turabwiriza ubutumwa bwo kurya no kunywa n'imigisha n'ibindi. Ibyo Imana yabyemereye abayizera, kandi ivuga ko izabibaha, ariko si cyo nyamukuru yari igamije. Yari igamije kubabwira ngo nimureke mbigishe. Abantu baneye kwigishwa n'Imana,
bagiye gushakira inama ku banyabwenge, bagiye gushakira inama ku bahanga, byabananira bakajya ku bapfumu, byabananira bakajya ahandi. Ariko Imana yonyine mu rugendo yemeye guhagurukana natwe tubwira ngo nzabigisha. Ni ijambo rifite inyigisho rikomeye. Bibiliya igaragaza ko Imana izatwigisha. Emera Imana ikwigishe kandi ikwereke inzira, kuko ntabwo inzira wayimenya. Mose yari azi mu Egiputa ariko ntiyari azi ubutayu. Ninde wari kumukiza ubutayu yari kubahagazemo? Imana yaramubwiye ngo kubw'icyo usabye cyo nacyo ndagikora. Yemera kujyana nawe, kandi mu nzira hari ubutayu. Ariko reka mbabwire ibintu byababereyeho mu nzira. Icya mbere, bari bazi ko bafite imyenda, bari bafite n'ibiryo, ariko ntibari bazi imyaka bazamara. Bari bazi ko bagenda iminsi 11 ariko bagenda imyaka 40. Hari ibintu bamuka uzi ko bigiye kurangira ariko bigatinda. Nutabana n'Imana uzasigara mu butayu. Babaye ngombwa ko bagenda imyaka 40. Imyambaro imyaka 40 ntiyaba ikiriho. Ibyo kurya ntibyaba bigihari bakifite, nubwo baba bari bafite amazabu ntibari kubona bagurisha. Icya gatatu, ntibari bafite inkweto zo kugenda iyo myaka yose mu butayu, kandi buracyuha. Abagenzeyo barabizi, baciye mu isi n'ubwo butayu barabizi. Izo mbaraga zose ntibari kuzibona, ariko kuko Imana yari yemeye kugendana nabo, imyambaro yarakuraga uko bakuru, uko imyaka ishira ntiyabasaziragaho. Nubana n'Imana ikajyana nawe muri iyi nzira, hari ibitazashira, hari ibitazakora, hari ibitazapfa ku buzima bwawe. Imana izakugira neza, imyambaro yawe ntizashira, ariyo mu mwuka izahoraho iteka. Uzagendana n'Imana, ariko umwambaro wawe mu mwuka ntabwo uzashira. Cya kabiri, inkweto aribwo butumwa bwiza ntabwo buzarangira. Abantu bazakubona mu itangiro, babone no mu iherezo uracyabwiriza. Ni ukubera iki? Ni uko ugihamya imbaraga z'Imana. Nta wundi muri kumwe. Abantu baragutaye, ariko Imana isigarana nawe. Urabizi ko abantu bagutaye, urabizi ko abantu bagusize, urabizi ko abantu bakwirukanye mu buzima bwabo, ariko Imana yo ishimwe ko itagitwirukana mu buzima bwayo. Tuyihamagaye iraza. Nubwo abantu bakuretse, ariko Imana yagumanye nawe. Mu butayu ntibari bazi yuko amazi azabura. Aho bari banywaga amazi, aho bari Gosheni babonaga amazi, ariko mu butayu ntibari bazi ko amazi yabura. Iyo batajyana n'Imana, amazi bari kuyakura Ekrema, bari kuyakura. Ariko kuko Imana ari Imana ijyana natwe, izaho amasoko yashyira, izaho amasoko yo kududubiza yayashyira, izaho amazi yawe yayashyira. Nubwo mu butayu nta mazi bafite, ariko wowe nubana n'Imana, Imana izagufukura iriba ryawe, kandi uzajya urinyweraho unezerewe. Imana nishimwe cyane. Hari ubutayu mu mbaraga zikomeye, hari ubuzima bw'icyokere, hari ubuzima bw'izuba. Abantu benshi baguweho n'izuba, abantu benshi bafite izuba ribacanyeho, barirwa bavuga ama YouTube, barirwa bavuga isuku igenda, baravuga iby'isuko, izuba ribacanyeho, baravuga ubuzima nk'aho ariho hano buzarangirira. Ariko mbibutse ko ubuzima bwacu ntiburangirira mu butayu. Hari amasoko Imana yacukuye mu Elimu, kandi buri muryango wose wari ufite isoko yawe. Isoko ya Kremasi yo soko ya Mushumba Ngamije. Ufite isoko yawe Imana yagufukuriye, humura, kandi iyo soko uzayinyweraho. Hari imikindo 70 iri hariya yo kugukiza izuba. Abantu benshi bazi ko mu butayu uzahagwa, ariko ntuzahagwa nubana n'Imana. Hari igicucu Imana yaguteguriye, abantu bakibaza uko bizagenda, ariko umugambi w'Imana ntushira. Hari imbaraga z'Imana zizabana nawe. Mu nzira rero harimo amagorwa, mu nzira harimo ibibazo, ariko emera Imana ikuyobore. Imbaraga zawe ni nkeya, ariko nubana n'Imana, imbaraga z'Imana zizabana nawe. Abantu bazibaza ngo bigenda bite? Ntabwo bazamenya uko bigenda. Imana ikuyobora, ni Imana izi ko izabigenza. Nicyo gituma bajya kuvayo babwiye Mose abwira Egiputa, abwira Farawo, arababwira ngo nimugende ariko ntimunge kure. Ariko baramuhakanira, baramubwira ngo ya Imana itujyaniza aho itujyanye, n'ibyacu byose tuzabijyana. Abantu barashaka kugenda ariko batajyanye n'ibyabo, barashaka gukorera Imana ariko ibintu byabo bigasigara. Nimureke duhagurukane n'ibyacu. Imana izabyendaho ibikoreshereze, kuko niko Bibiliya ivuga. Imana izatuyobora, iyobore n'ibyacu. Imana ishimwe. Turashimira Imana mu mugambi w'Imana. Imana itugira neza. Hari abagabo benshi bagiye bagisha inama Imana. Iyo usomye igitabo cya Ezira 8:21 ngo bigeze bagera ku mugezi witwa Hava, ariko babura inzira. Kandi impamvu baburaga inzira, ngo amahanga yose yari abakikije, ariko bemera kugisha inama Uwiteka. Baravuga ngo ko tubuze inzira turaca he? Tufite ikibazo cy'uko abantu barimo biyobora, ntibamenye inzira bacamo, ntibakisenga ngo babaze Imana inzira. Barapfa guturumbuka. Iby'isi turumbutsemo natwe tukabiturumbukamo, iby'isi ifatiye umwanzuro natwe tukemera ko ari amahame. Ariko by'ukuri hari indi nzira Imana yaciriye abizera, ngo bamara iminsi barimo basenga, bamara iminsi 3 barimo bagisha inama Uwiteka. Ngo abantu babaze inzira, gatese warese tukasaba ingabo aho
tuvuye ko hari ingabo bakaducira inzira, bikaba ngombwa ko dusaba ingabo zikaza zikadufasha. Abantu benshi iyo bibayobeye bitabaza bene wabo, abantu benshi iyo bibayobeye kandi ari abakristo bitabaza imiryango yabo, kandi iyo miryango witabaje izakuvuga. Nongere nkubwire ngo abantu bagufasha amaboko ntibazahora bayagufashe. Wibuke yuko Mose nawe igihe cyageze amaboko iyo bayafataga bakananirwa, abantu bagufasha amaboko bazananirwa, ariko Imana nigufata amaboko ntabwo uzananirwa. Imana ishimwe. Bibiliya igaragaza imbaraga zayo. Ezira yageze ku rwego asaba Imana, bikaba ngombwa yuko Imana yemera kumuyobora, ibereka inzira, ibereka n'aho bazanyura, kandi byabaga ngombwa yuko ubwo buzima babubamo bwo kugisha inama inzira. Abagabo benshi bakomeye muri Bibiliya bagiye bagisha inama inzira. Ni Imana ibwira Aburahamu sogokuruza wo kwizera, yaramubwiye ngo haguruka nzakwereka inzira uzanyuramo kandi nzakwereka aho uzatura. Abantu benshi ntibashaka kuyoborwa n'Imana, bibaye ngombwa ko ubuzima bwabo bamaze kubukura mu nzira, ariko biba ngombwa yuko ibirenge byabo biratambika. Ariko ndashaka kubwira ngo hari imbaraga z'Imana zishaka gusubiza mu nzira. Inzira abantu bacamo, Bibiliya ivuga ngo hari iba ari inzira yo kurimbuka. Ni inzira ebyiri, ni inzira y'ubugingo, ni n'inzira yo kurimbuka. Ariko wibuke ko Uwiteka yifuza kugusubiza mu nzira, ukongera ukagira ibyiringiro, Imana ikakwigisha. Ese uremera kwigishwa n'Imana? Cya kabiri, ese uracyemera ko Imana ikuyobora inzira? Icya gatatu, Bibiliya yavuze ngo nzakugira inama. Abantu benshi ntibashaka ubujyanama bw'Imana. Abantu benshi bagiriwe inama zitandukanye, abantu benshi bagiye bajya mu nama zigiye zitandukanye, ariko Bibiliya igaragaza ko hari imbaraga. Niba abantu bakinyumva bazamura ikiganza kugira ngo tureko turi kumwe. Imana nishimwe cyane. Abantu benshi bagiye bahura n'ubujyanama butandukanye. Hari abantu bakugiriye inama ariko ziba inama ziyobya. Abantu benshi bagiye batanga inama ariko inama mbi. Wibuke ko inama zose zitava ku Uwiteka. Hari umunsi Bibiliya ivuga ko Herode yacyuje ibirori bye, ngo ariko biba ngombwa yuko izo mbaraga zose, biba ngombwa yuko ubwo buzima yari arimo, ngo ariko bigaragaza yuko hari ikintu cyagaragara, ngo mu birori byose byabaye ngombwa yuko ngo acyuza ibirori byo kwibuka isabukuru ye. Ariko ngo akakobwa kamwe kitwa Salome karabyina, ngo barimo babyina, ngo ariko anezezwa no kuvuga ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha. Ngo aragenda ajya gusaba nyina inama, ngo amugire inama icyo umwami amusabye, ngo maze avuga icyo ari gusaba. Ariko nyina kuko yagiranaga bifu na Yohana Umubatiza, ngo aravuga ngo genda umusabe igihanga cya Yohana Umubatiza ku mbere. Ibazaho kugira ngo nyuka kugira inama icyazagira umumaro, ahubwo kugira inama yo kuvuga ngo genda usabe igihanga cy'umuntu. Abantu benshi wibuke ko yari nyina w'umuntu. Abantu benshi bashobora kukugira inama bakakuyobya, ariko Uwiteka aravuze ngo nzakugira inama. Haleluya. Nzakugira inama kandi ijisho ryanjye ntirizakuvaho. Imana ishimwe. Ijisho ry'Imana ntirikugumeho. Amaso y'abandi nubwo yaceceka ntakubone, amaso y'abandi nubwo atakureba, ariko wibuke ko ijisho ry'Imana biba ngombwa yuko rizakugumaho. Imana ishimwe cyane. Abantu bari mu nzira rero bakora iki? Iyo abantu bari mu nzira bakora iki? Iyo abantu bari mu nzira baraganira. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyo abantu bari mu nzira baraganira. Abantu baganira, iyo uri mu nzira, abantu uri kumwe n'umugenzi wawe baraganira. Nusome igitabo cya Luka 24 murongo gutyo wa 13, uzasonga ngo abantu bajyaga Emawusi barimo baganira iby'ubwami, baganiraga Umukiza, baganiraga Yesu. Ino minsi ubona abantu baganira ibiki? Barimo baraganira ibiki? Ko ari abakristo baraganira ibiki? Iyo baganiriye baganira bagenzi babo, iyo baganiriye baganira banegurana, iyo baganiriye baganira amafuti, iyo baganira ibiganiro byabo. Ariko wibuke ko Maraki yavuze ngo iyo baganiraga. Imana ishimwe cyane. Reka Claude ayongera arebe hano cyane. Iyo baganira, ndashaka kundeba cyane kurenza uko wegama. Imana ishimwe. Iyo baganiraga, ngo urwibutso, igitabo cy'Imana cyarabumburwaga, maze Imana ikandika ibintu barimo baganira. Iyo urimo uganira uganira ibiki? Iyo ndimo nganira ibiki? Ariko ngo barimo bagenda mu nzira baganira, ngo Imana iraryoherwa. Yesu abasanga mu nzira barimo baganira. Imana igufasha, Yesu agusange mu nzira, nubwo wagenda gufite amaganya, nubwo wagenda gufite agahinda, ariko Yesu aje kugusanga mu nzira, ako gahinda kawe kararangira kabaye amahoro. Imana ishimwe cyane. Kandi ibyishimo birarangira bibaye ibyishimo, kuko Yesu aje kugusanga mu nzira, agusobanurira ibyanditswe byiza, agusobanurira ibyanditswe kuri we, biraza kurangira amakuba yawe n'agahinda kawe. Wibaza ngo bizagenda bite, birangire gute? Ariko Yesu arakubwira ngo humura, uko bizarangira n'icyo ubizi. Ngo gendana nawe barimo baganira.
ngo bagenda baganira bavuga ngo urabona ko bamwishe kandi yari yaravuze ko azatugira neza. Ibyiringiro byawe humura ijambo Imana yavuganye nawe izabisohoza. Humura ibintu Imana yavuganye nawe izabisohoza. Clement, humura mushumba, Imana ibintu yavuganye nawe izabisohoza, irabizi neza. Naho wicaye naho nicaye ni ijwi ryavuganye natwe, kandi igenda ibikora buke buke, kandi bikora abantu batareba, ariko ngo agenda ngo baganira, ngo uko agenda aganira nabo ngo amahoro y'Imana akagenda yinjira muri bo, ngo bakagenda bumva amaganya ashira, ngo haza amahoro. Imana iguhindurire ibyara umubabaro, ibyara agahinda, ibihinduza ibyishimo, ibihinduza amahoro. Amahoro yawe agende ayuzura mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Urakora ntibigende, agahinda kakaza. Urarwara ntukire vuba, agahinda. Ariko Yesu nagutungura akagusanga mu nzira. Ndaje ngusengera Imana igusange mu nzira, igendane nawe. Nubwo abantu bagutaye, ariko Imana yo iri kumwe nawe, kandi Imana ishimwe cyane. Mu nzira abantu rero bagenda baganira, ariko ngo Yesu akabiyereka. Imana ishimwe cyane. Ni byiza ko abantu baganira, ariko se urimo uraganira iki? Abantu iyo baganira ibiki? Abantu benshi baganira abana aho gufasha bene so, aho kugira ngo dufashe bene data, ahubwo tukabaganira. Niba udafite n'icyo umufasha, reka kumuvuga. Humura nubwo abantu bagutaye, ariko Uwiteka we aravuze ngo nzakugira inama, humura kandi nzaza aho uri. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ishimwe Theo, Imana ishimwe. Ijisho ry'Imana rizakugumaho, nanjye mushumba rizangumaho. Abankurikiye bose ijisho ry'Imana ntirizatuvaho, ukuboko kw'Imana kuzatugumaho. Imana ishimwe cyane. Iyo abantu baganira rero mu nzira, bagira ibyo baganira, kandi nongere mbabwire ngo mwikwishinga abandi bantu. Kambaho urugero rumwe. Abantu bankurikiye bandeba bazi essentiel mu rurimi rw'amahanga, nibazamure hejuru turebe. Ndabizi ko mwese muruzi. Imana ishimwe cyane. Essentiel ni ahantu winjira, mwese murayizi. Ndagira ngo ndebe ko munkurikiye, niyo mpamvu narenze ko muyizi. Essentiel ni ahantu abantu binjira. Abantu bakwinjira muri essentiel, umwe abajya muri kabiri bitewe na furo agiyemo, undi akakanda gatandatu cyangwa karindwi akurikije furo agiyemo, undi akajya muri gatatu, undi akajya muri gatandatu. Cyakoze aho mwinjirira hashobora kuba ari hamwe. Bamwe basanga mu nzira, abandi muratangirana, ariko aho muviramo si hamwe. Ikibazo kuba ugiye muri gatandatu ukaviramo muri kabiri, ko abantu bakanze muri kabiri nawe ukavamo. Ese uviriyemo aho bajyaga, kwiyinzira umaze kuyiyoba, aho wari watangiye naho wajyaga warahageze. Ikibazo ni kimwe, nuko wishinze abantu bagiye muri kabiri bagahita bavamo bageze aho bajya, utazi icyatumye bajya muri essentiel naho bagiye, nawe ukajyamo ukavamo, kandi utazi ko urugendo rwawe rugikomeje. Ni wowe urimo urajya muri essentiel utazi iyo ugiye, barakanda kabiri nawe ukande karindwi, kuko niho ushaka kujyana, niho flow yawe iri. Ariko ikibazo urimo uraviraho amahatariho, ngo abantu babivuyemo se aho niho bagomba kubiviramo. Wowe se aho ugomba kubiviramo naho ngaho. Yesu yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Emera ugume muri flow yawe uzagereyo, kugeza ubwo ababivuyemo baramaze babwire ngo nubwo mwabivuyemo mwageze iyo mujya, ariko gese ndagerayo. Uru rugendo twatangiye ntabwo turagerayo, wibuke ko tukirukomeje mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yesu buri munsi aravuga ngo sinzabasiga, sinzanabahana. Yesu yemera kujyana natwe muri iyi nzira, yemera kubana natwe. Imana nidufashe, wemere kubana n'Imana. Imana idufashe cyane. Icya kabiri, nongere mbabwire ko mu rugendo abantu barahagurukanye. Turacyari ku ijambo ryo guhaguruka no kugenda muri iyi nzira. Abantu barahagurutse. Nusoma Bibiliya yerekana imbaraga zo guhaguruka. Imana ituma abatasi, cyangwa Mose atuma abatasi 12 mu gutata Isiraheli. Bamwe baragiye bagenda ari 12, ariko wibuke ko mu kugaruka bajyanye ari 12, ariko ntibagarukanye. Kuki ushaka kumenya, kuki ushaka kujyana n'abantu, ariko bagusiga ugashaka no kumenya icyatumye bazi? Oya, wowe icyangombwa nuko wagiye. Abantu twarahagurukanye, ariko ibyari bibajyanye sibyo byatujyanye. Wikwishinga umuntu mwahagurukanye ntuzi uko yahagurutse, my friend. Imigambi y'abantu siyo y'Imana. Wowe Imana iguhagurutsa itandukanye nanjye mpaguruka. Ijwi ryaguhamagaye ntabwo ari ryo ryampamagaye. Inzira ryaguhamagariyemo izi icyo uzayimaramo. Ni byiza ko bano bagabo bahagurukanye, ariko ntibagarukanye. Bamwe bagarutse bavuga ngo iyi nzira iraruhije. Bamwe bagarutse bavuga ngo iyi nzira iraruhije.
ariko abagabo babiri bonyine bazavuga ngo iyi nzira iroroshye, niba Uwiteka kibana natwe nk'uko yabanaga natwe, niba Uwiteka kitwishimira nk'uko yatwishimiraga, iyi nzira iroroshye, tuzabarya nk'abarya imitsima. Nimumenye ko iyi nzira abantu mwayitangiranye atari muzayigarukanamo. Bamwe bagarutse bavuga ngo iyi nzira iraruhije, batuka Mose avuga ngo twisubire iyo twavuye. Bamwe basubiye aho bavuye. Murebe na mu bitekerezo abantu baba mu rusengero, ariko mu bitekerezo ntabwo bakiri ku Mana. Imana igufashe. Imana yambwiye ngo irashaka kubagarura, yongere ibagarure mu nzira, yongere itugarure mu nzira, kuko twatakaje ibyiringiro by'abera, twatakaje ubuzima bw'umwuka, twatakaje ubuzima bw'intumwa n'abahanuzi, twatakaje imbaraga twagiraga, ariko usanga abantu bateranye ariko nta mbaraga bagifite. Kubera ko iyi nzira yaranyereye, ibirenge byarashyushye bayivamo. Abantu benshi barayivuga ariko ntibakirimo. Ubuzima bwabo bwabonye ko bitinze, bashaka iyindi nzira. Inzira iboroheye, ariko nubwo inzira zihari, ariko amaherezo ni ukurimbuka. Imana idufashe. Aba bagabo bari bagiye rero, kandi bagenda bumva banezerewe, bumva bagenda bumva baganira, ariko mu kugaruka kwabo bagaruka bahuje umugambi abantu 10. Abantu bari guhuza umugambi bagatuka Imana. Abantu bari guhuza umugambi bakagomera Imana mu rusengero, bakavuga ngo gukorera Imana ntacyo bimaze, igihe twayikoreye byatunguye iki. Abantu bari guhuza inama yo kugomera Mose bakagomera abantu b'Imana. Abantu bari guhuza inama, kandi wibuke ko Imana iguhamagara, yakubwiye kuzayikorera, ariko utangiye kugira groupe yo kumva yuko iyi nzira ibusanyije n'ibyo Imana yavuze bitinze gusohora. Ndagira ngo mbaze nkubwire, Imana yaguhagurukije niyizaho ikujyana, niyizakugeza aho igomba kukugeza. Reka gucogora muri iyi nzira, umenye ko ugomba gukorera Imana. Mu nzu y'Imana ugomba gukorera Imana, kubera b'Imana ugomba gukorera Imana, ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa, icyo Imana yaguhamagara igomba kukigukoresha. Ntucogore muri iyi nzira. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe, kandi Imana itugire neza. Nicyo gituma Munimbi yavuze ngo iyi nzira itagaragara ngo hakaba mu kabwibwi, ariko Bibiliya irangiza n'umuririmbyi avuga ngo ariko Yesu akavuga ngo nubwo itagaragara ko Yesu ndi kumwe nawe. Iyi nzira nubwo itagaragara, ariko ikaba no mu kabwibwi, abantu babona ko bwije, ariko Yesu ari kukubwira ko azabana nawe. Kuki Imana itagutaye cyagiye, kuba warapfuye cyagiye, ko cyagiye wabivuyemo ikakukomeza, ko abantu bagutaye Imana ikagumana nawe. None se urimo urahima abantu, ubwo rero wabonye ko isi iryoshye kurenza uko icyanga cy'Imana cyaba. Reka mbaze mubabwire, ubuzima bwacu twabayemo abera b'Imana, twabonye ukuboko kw'Imana. Aho wicaye ni ukuberayo yakurereye abana, yarakurinze. N'ubu amashimwe murimo murayatambutsa twumva. Wibuke ibihe mwabanye birebire, wibuke imvugo y'Imana yavuganye nawe, wibuke ko wapfundikanyaga, yagusanze upfundikanya, ariko Imana ikaguhamagara ikakuzana. Nusoma Bibiliya igitabo cya 22 cya Matayo 9, havuga amagambo akomeye. Yesu ngo yacyuje ubukwe. Reka bivuge mu magambo yumvikana. Yesu yacyuje ubukwe ngo ariko abura abantu babutaha, kandi abari bagene kubutaha ngo barabuze. Mumurikire, abantu bari bagene gutaha buno bukwe barabuze. Abantu ibihe byarabakamutsemo, ibihe byo gusenga birashize, ibihe byo kuvugana n'Imana birarangiye, ngo abantu ngo ni bize, ngo abantu nta mwanya bafite, ngo gusenga n'iby'imbura mu maro, ngo gusenga n'ibyo abantu badafite umwanya. Ariko ndagira ngo mbaze nkubwire ngo ikikugejeje aho nuko basenze ijwi ry'Imana rikavugana nawe. Ndagira ngo mbaze nkubwire ngo ibyo urimo utekereza, ibyo bintu urimo umaze kugira negative, Imana ubwayo ifite imvugo yayo. Ubwo tuyoborwa n'Imana mu rugendo, umukiza wacu ari hafi. Ngo barimo bagenda ngo baravuga ati twabuze abantu bemere gutaha ubukwe, ariko Yesu ngo avuga ijambo ryiza, ngo arabwira ngo nimugende mu nzira. Niryo jambo nashakaga. Muzana abantu bose, abacumbagira n'impumyi n'abantu bose mubazane. Ngo Bibiliya avuga ngo mubahate kwinjira, ngo mu birori barinjira. Ntabwo bari bagenewe gutaha ubwo bukwe, ngo ariko Imana irababwira ngo nimugende mufata mu mubonye. Wibuka ko wari mu nzira, mu bari bagenewe buno bukwe bwo mwana w'intama w'Imana utari kuzabubamo, ariko Yesu yagusanze mu nzira wambaye incocera, wambaye uri impumyi ucumbagira, ndi impumyi ncumbagira, ariko Yesu umwuka wiwe arampata anyinjiza mu nzira, anzana mu cyumba cy'inzu y'Imana. Ndarya ndagwa ndagaburirwa, ibirori by'umwana w'intama ndabitaha. Mu mugambi w'Imana ntabwo we wari ubyemerewe, nta nubwo twari tubyemerewe abanyamahanga, ariko wibuke ko ibirori by'Imana, umugambi w'Imana ifite umugambi mwiza wo kuguhata ukaza mu nzu. Yaragufashe kujya ikukura hanze, ikukura mu kabari, ikukura mu busambanyi, ikukura muri iyo nzira, iraguhata uri impumyi ucumbagira, kandi ibicumbagira ntibyagaraga ahera h'Imana. Ariko arababwira ngo mugende mufata mu nzira, mubahate baze, mubahate baze,
kugeza ubwo ibyo twateguye bigomba kubona ba nyirabyo. Ibintu Yesu yateguye waje urubifataho ariko utari nyirabyo. Wibuke ko wowe mu bari batowe ntiwabagamo, ntabwo wari urimo. Wibuke nusoma Bibiliya ntabwo twabagamo, ariko Yesu Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, yanzanye nawe ikakuzana. Imana ishimwe, yakuzanye ikaguhata ikakuzana, none inzira uyivuyemo, wongeye urasohotse, urariye urahaza. Bibiliya ivuga igitabo cyo Guteka kwa 2:8 muri 12-15 yaravuze ngo nimumara kurya mugahaga, mukorora, mukubaka amazu, aravuga ngo ntimuzibagirwe kwaho hantu mutari muhagenewe. Nimwemere ko kuva muri iyi nzira nimumara kurya mugahaga. Abantu benshi basubiye inyuma kubera ko bamaze kwambara bakabera, ariko mwibuke ko twambaraga inshocero, mwibuke ko tutaryaga, kote ntiryadukwiraga, iyo twaryambaraga ryararegeraga. Ubuzima bwacu bwari mu kaga, intambara twari turimo murazizi, ubuzima twabagamo twaratoraguraga abantu bose bameze nkaho tutazima. Ariko mwibuke yuko ahantu Imana yadukuye ari habi. Nimwongere mugaruke mu nzira Imana mwemere ibayobore kandi bereke inzira. Ariko wibuke arababwira ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Wibuke ko hari indwara, hari n'iminaniro, hari ingorane muri uru rugendo, hari indwara, hari iminaniro, hari ukubura amazi, hari ibyo kurya, hari imihanda mibi turimo ducamo irimo dodani. Ariko ndashaka kubwira ko Imana ibyo yavuze ngo ijisho ryanjye rizabagumaho. Nubwo harimo indwara, nubwo harimo dodani, nubwo harimo imihanda dutwara imodoka tukumva ukuntu bigenda bimara iyo dutwaye imodoka mu mihanda yacu y'ibitaka, hari igihe ntwara nkumva ubuzima bwanjye burahungabana. Ariko Imana irakubwira ngo ijisho ryanjye ntirizakuvaho, rizakugumaho. Aho ugenda irakubona, aho ukorera kuruzi, aho utuye urakubona, ibihugu byose irabireba. Uwiteka yongera abagarure mu nzira. Imana ishimwe, nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, nijye jyenyine wenyine. Yesu yemeye kwikorera imitwaro yawe, nta wundi wari kuyikorera. Ariko abwira Dawidi ngo Dawidi we, aho ugiye uzahura n'abanyabwenge, nzakwigisha mwana wanjye. Humura nzakwigisha mwana wanjye, kandi humura nzakugira inama. Nubwo mu manama y'abakomeye utayabayemo, nubwo mu bihugu bikomeye utabibayemo, ariko uzicara n'abantu bakomeye nzakugira inama. Cya gatatu, ijisho ryanjye ntirizakuvaho, uzajya uvuga ijisho ryanjye rizakugumaho, kandi ingoma yawe nzayishyigikira. Nimwemere ko Imana idushyigikiye, nimwemere ko Imana yatuzigamye. Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko mwibuke ko Imana yakurinze nawe muri byinshi. Ubuzima bwawe wibushyira mu kaga, wavuye mu nzira, amagambo yawe ntakiryoheye Imana, aho utuye ntakiryoheye Imana, ubuzima ubamo bw'intege nke ntibukiryoheye Imana, amasengesho yaragukamanye, ibihe byiza byo gusoma ijambo ry'Imana byaragukamanye, indirimbo nziza zaragukamanye. Uri muri stress ngo hanze ngo birashyushye, ngo uko hanze mushyuha, no mu Rwanda natwe turashyuha. Uko hanze mukonja, no mu Rwanda hari ibidukonjesha. Mwebwe mukonjeshwa wenda n'urubura, ntimubura ibyo kurya. Ariko mwibuke ko umuntu wese avunika uko areshya. Uvunika uko ureshya, nanjye nkavunika uko ndeshya. Ibigeragezo ntaho bitaba. Iyi nzira turayisangiye. Nimwongere mugaruke mu nzira, musabe Imana yongere ibaha imbaraga. Isi irimo irakorana umwete, namwe nimwongere mukorane umwete, mugaruke mu nzira. Imana yemere kutuyobora. Tuzaba abanyantege nke tugeze ryari? Tuzananirwa tugeze ryari? Tuzahora twigisha ibyaha, gusambana no kwiba no kuroga ryari? Ni ryari tuzahabwa imbaraga Mwuka Wera ngo akora akazi muri twebwe? Abantu babwiriza ubutumwa. Ese muracyagira inzara n'inyota byo kubwiriza ubutumwa? Iyo muri iyi nzira twagendaga, byabaga ngombwa yuko tugenda tukanezezwa nabo twabwirije, tukagaruka twishimye twarushye. Muri byo yavuze ngo tuzatunda imiba tunezerewe, ariko tugenda tubiba turuha. None se uracyanezezwa n'iyi nzira urimo yuko ugenda kushaka kugendera mwene so? Ngo ibihe byaranze, ntabwo tuzahura kuri Zoom gusa. Tera intambwe umusabe randevu y'iminota 20, umusura umuganiriza amagambo y'Imana. Gerageza ushaka uburyo wagarura umuntu mu nzira. Kuki muvuga ko ibihe by'Iburayi byabaye bike? Ntabwo byabaye bike. Imana yakujyanye i Burayi izi ko ibihe bihari, ahubwo ibihe byawe byabaye bike, ariko iby'Iburayi by'uko wabisanze niko bikiri. Wivuga ngo abantu babaye busy, uya niwe wabaye busy. Gerageza ushaka abantu tunde ubiburira, ariko uzatunde ibunezerewe. Turi muri iyi nzira niko twanezezwa. Abenshi turaziranye muri Marawirirongo, abenshi bagiye baba mu buzima butandukanye, ariko ndashaka kubwira ngo twanezezwa n'ibiterane, tukajya muri iyi nzira tukabwiriza ubutumwa bwiza Yesu, tukahata abantu bakaza bakinjira ku mwami Yesu. Umugambi w'Imana si wo kureka inzira, ni wo gukomeza iyi nzira. Waranamutse, warananiwe, usigaranye izina nawe mu bitekerezo, urabizi kunaniwe, ubuzima bwawe burananiwe. Cya kabiri, Bibiliya avuga ngo naho waseka ariko umutima we harimo agahinda. Ugira agahinda kawe wihariye, nkagira kanjye kihariye. Intambara mu isi Satani n'umwe,
ariko nitubana n'Imana ijisho ry'Imana rizatugumaho. Tugiye gusenga Imana. Uracyashaka kubana n'Imana? Uracyumva ko Imana mu muhanda harimo indwara, mu nzira harimo dodani, mu buzima hari ibiturushya, mu buzima hari ikibazo gihari, ariko ndashaka kubwira ngo hari imbaraga zidasanzwe. Imbaraga z'ubwami bw'Imana ziracyahari. Impaka Imana izazica. Ariko se wowe uyu munsi wa none uracyashaka kubana n'Imana? Urashaka kugaruka mu nzira? Inzira nyinshi abantu bayiguyemo. Aba bantu mwatangiranye baguye mu nzira ntibakivugwa. Niba Imana ikiguhagazeho, yisaba Imana ikugarure mu nzira, yongere ikugarure mu nzira, ijisho ry'Imana rikugumeho kandi kugira inama. Kuko nutagirwa inama n'Imana, isi izakugira inama, isi izazira ari kuganiriza, ariko abandi barimo baganira n'Imana. Wibuke ko waganiraga n'Imana n'ibihe bya nico byo mu gicuku ukaganira n'Imana. Uraryama gukahuka ntibikwiriye, ntugifite ibyo usengera kuko ibiryo wabigwije, ntugifite ibyo usengera kuko imyambaro ihari n'abana bigira ubuntu, ntugifite ibyo usengera byabaye bike. Ariko sengera abandi, sengera abo wasize se basi, sengera bari muri urugendo se bananiwe basi. Nubwo utagisengera ibiryo n'imyambaro n'amashuri y'abana, ariko sengera babibuze no muri Afurika n'ahandi hose. Ariko se nubwo muri Afurika wananiwe, ibibazo byo ntibyatuma usenga, ariko urananiwe wirirwa uvuga amagambo gusa ku bandi. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, si ubwo kurya no kunywa, nubwo gukiranuka. Imana ishimwe. Tugomba kuba mu buzima twemerera Imana ikatuyobora, twemerera Imana ikabana natwe, twemerera Imana ikatugira neza. Tugiye gusengana Imana. Imana nidufashe cyane, kandi Imana idufashe. Mose ntiwamurushaga ubutwari, yaravuze ngo intambwe imwe sinayigenda utemeye kugendana nanjye. Imana itakuyobora, amateka y'abazumvikana. Kandi nongere mbabwire ngo igiti bagitera nta muntu uhari, bakagitera nta muntu uhari, ariko iyo gikuze, iyo bagitemye kirumvikana, gihitana byinshi kandi kikikubita hasi abantu bakacyumva. Uhamagarwa ntawe wabimenye, ariko iyi nzira nuyiyoba abantu bazabimenya. Umugambi w'Imana urakomeje kukugarura mu nzira kugira ngo wongere usubirane ibihe byawe bya mbere, kandi Imana yongere kuyobora. Imana ibahe umugisha. Turagira ngo dusengane Imana. Nayo magambo Imana yari yampaye yo kubabwira ngo nimuhumure, ntimuri mwenyine muri iyi nzira. Imana iremera kubana nawe, iremera kukugira inama, kandi iremera ko ijisho ry'Imana ritazakuvaho. Ugize ubwoba bw'ibihe, Imana ijisho ryayo riracyakuriho. Ugize ubwoba bw'amagambo, Imana izakugira inama uko uzasohokamo. Imana igufashe kandi wongere ugarure ibihe by'Imana muri wowe. Reka dusenge Imana. Abashaka aho bari hirya no hino, uyisabe ngo Mwami, ngarura mu nzira, wongere ungire inama, kandi wemere kugendana nanjye, ijisho ryawe rigumane nanjye. Mu nzira abantu bari bahari bari kubamara hirya no hino, imisozi yuzuye abanzi babo, ariko Imana yemeye kuyabacishamo, ibacisha ibizigu kugira ngo izabageze i Kanani. N'ubu bariho ni amahanga akikijwe n'intambara, ariko uyu munsi warora Imana iracyabarinze. Ukuboko kw'Imana kuzabana natwe. Imana iguhumugije, nanjye impumugisha, kandi ngarure mu nzira, nayo ikugarure mu nzira. Imana ishimwe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, wowe Imana nziza iduhamagara, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yumvikanira kure na hafi, uri Imana yaduhamagara